Yes, rero uyu munsi wa none muri iki gitondo nibwo tugiye twafata amakuru nyayo ajyanye n'uburezi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo ni ibijyanye n'abarimu, ubwo ni gahunda z'umushahara n'uburyo bahembwagamo, ibijyanye n'uburyo uburezi bwapdatinzwe mu bijyanye na gahunda z'uko bugiye kujya butangwa n'ubundi muri gahunda za leta nk'uko bakomeza kugenda babigaragaza. Byose tuzindutse muri iki gitondo tubifata nk'amakuru mu bijyanye na gahunda z'uko bihagaze uyu munsi wa none hano mu gihugu cy'u Rwanda n'uburyo barimo kubitangaza none, nk'uko n'ubundi bakomeza kugenda babishyira hanze hirya no hino, bakomeza kugenda bagaragaza uburyo bimeze n'uburyo bakomeza kugenda babyerekana muri rusange. Rero nuza kunyemerera cyangwa se nuza kuba wakemera kubana natwe muri iki cyegeranyo cy'uyu munsi wa none, tariki y'uyu munsi, turaza kuba twareba ibijyanye n'umushahara fatizo cyangwa se uburyo average national estimate imeze hano mu gihugu cy'u Rwanda, n'uburyo bafashe intego zo kuba bazamura cyangwa se zo kuba bashyiraho undi mushya n'ubundi nk'uko bakomeza kugenda babigaragaza. Noneho nyuma yaho tuze kuza tureba ikijyanye n'uburyo mbere yaho gato babikoraga n'uburyo byari bimeze, noneho tubihuze n'ibyo tugiye kuba twarebera hamwe muri iki cyegeranyo, tubiganireho tumenye ibifirwe muri gahunda ni ibi, bifirwe nk'ingenzi kugira ngo babe babikora cyangwa se kugira babe babizamura nabyo ni ibi, byose tubishyire hamwe mbese dusobanukirwe, tumenye muri rusange ibiri kuvugwa ni ibi, bimeze gutya na gutya, mbese byose tubyinjiremo. Ariko mbere na mbere icyo ndi bugusabe, wenda wowe utarakanze subscribe, ni ukuba wayikanda ukaba umwe mu bubatse umuryango wa Rodri Entertainment n'ubundi nk'ibisanzwe. Noneho nkaboneraho no gushimira abantu bamaze gukanda subscribe, yaba ari n'igitekerezo uduha ugashyira hasi muri comment, tukaza guhurira muri comment tunaganira kugira ngo turebe icyo washakaga kutubaza n'ubundi muri rusange. Rero hano mu gihugu cy'u Rwanda uyu munsi wa none ni ibintu bifatwa nk'aho ari igicumbi ndetse n'urufunguzo rw'iterambere mu bijyanye n'uburezi n'ubundi muri rusange nk'uko bakomeza kugenda babigaragaza kuri uyu munsi wa none, aho ukomeza kugenda usanga igihugu cy'u Rwanda kigaragaza zimwe mu ntego cyangwa se zimwe mu cyo twakwita nk'igisobanuro cyo kugira ngo bakomeze bazamure ndetse bakomeze banagure zimwe mu ntego uyu munsi wa none igihugu cy'u Rwanda gifite muri izo gahunda zose, hagamijwe kureba ndetse no gukomeza gushyiraho icyo twakwita nka gahunda za leta n'ubundi nk'uko bakomeza kugenda babigaragaza. Nibwo rero ukomeza kugenda usanga hirya no hino bakomeza kugenda bagaragaza uburyo ibi byose bikorwamo n'uburyo ibi byose bifatwa nk'intego za buri wese hano mu gihugu cy'u Rwanda, kugira ngo babe bazamura ndetse banashyireho byimbitse ibyo twakwita ko gukomeza kwagura ndetse no gukomeza guteza imbere icyo twakwita nk'uburezi, cyane ko tubifata wenda cyane tubifata nk'aho ari urufunguzo cyangwa se icyo twakwita nk'ikintu gikomeye cyo kugira ngo duhereho ndetse tunazamurireho icyo twakwita nk'uburezi uyu munsi wa none hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero twihuse cyane, umushahara w'abarimu mu gihugu cy'u Rwanda muri rusange, average national estimate Glassdoor ivuga ko umwarimu muri rusange mu Rwanda ahabwa hagati y'ibihumbi 265,500 ku kigero cya 25% ndetse n'amafaranga y'u Rwanda 556,667 ku kigero cya 75 buri mwaka, kandi umushahara w'umwaka uri hagati y'amafaranga ibihumbi 262,526 ku bijyanye n'ibyo Glassdoor itangaza ndetse n'ibyo ikomeza kugenda ishyira hanze mu bijyanye n'ipimwa rikora mbese rikanakorwa n'ubundi muri rusange. Uyu muyobozi avuga ko umwarimu usanzwe yinjiza ku mwaka hafi ibihumbi 3,390,583 cyangwa hafi y'ibihumbi 154 ku isaha mu bijyanye n'uburyo gahunda ikorwamo n'uburyo uyu munsi wa none bigaragara hano mu gihugu cy'u Rwanda, n'uburyo bakomeza kugenda babigaragaza n'ubundi mu cyo twakwita
nk'uko umushahara wa none umeze uyu munsi wa none hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'uburyo uyu munsi wa none n'ubundi bawifashisha mu bijyanye na gahunda zose zikorwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, n'ubundi nk'uko bakomeza kugenda babigaragaza. I Kigali ku rwego rwo hejuru, Kigali umushahara uri hagati y'ibihumbi 267 na 65 n'ibihumbi 563 47 buri mwaka, ahagana kuri 462,556 ku mwaka, n'ubundi nk'uko bakomeza kugenda babigaragaza kuyo umwarimu abasha gukorera muri cya gihe gito cyane, muri cya gihe uba usanga wenda akorera ibiceri bike cyane ugereranyije n'ayo bamuhemba, cyangwa se ugereranyije n'umushahara we wa nyawo, mu bijyanye n'izo gahunda zose, mu bijyanye n'uburyo uyu munsi wa none bigaragara, ndetse n'uburyo bakomeza kugenda babigaragaza n'ubundi nk'ibisanzwe hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Rero uyu munsi wa none igihugu cy'u Rwanda kirakataje mu bijyanye no kongera kwegeza imbere icyo twakwita nk'iterambere rya buri wese, nk'iterambere rya buri munyarwanda, mu bijyanye nk'icyo twakwita nk'uburezi, mu bijyanye na gahunda z'uko umunyarwanda abayeho uyu munsi wa none, ndetse n'uburyo bakomeza kugenda bagaragaza ko uburezi ari nk'igicumbi kigomba kugaragarira buri wese, mbese buri wese akumva ko rwose uburezi hano mu gihugu cy'u Rwanda buri hejuru, ndetse bugomba no kugira aho buhagarariye ku bijyanye n'iryo reme ryose, ku bijyanye n'izo gahunda zose z'uburyo iryo reme riba rimeze, n'ubundi akomeza kugenda agaragaza uburyo ibyo byose biba bimeze, ndetse n'uburyo gahunda zose zigomba kuba zifashe n'ubundi muri rusange, nk'uko bakomeza kugenda babigaragaza hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ibyo byose rero biri muri gahunda, biri mu ntego igihugu cy'u Rwanda uyu munsi wa none gifite, ndetse kinakomeza kugenda kigenderaho mu bijyanye n'ibyo bikorwa byose, mu bijyanye n'izo gahunda zose. Ariko ngira ngo nkubwire wowe udukurikiye muri iki cyegeranyo, cyangwa se wowe turi kumwe muri iki cyegeranyo, ko ubu ngubu igihugu cy'u Rwanda cyamaze gufata ingamba mu bijyanye no gukomeza noneho kwagura izo gahunda zose, ndetse no gukomeza gushyira hamwe ubwo burezi kugira ngo noneho babuzamure, ndetse kugira ngo babwagure n'ubundi muri rusange bugaragare nk'igisubizo, ndetse nk'icyitegererezo hanze, yaba hanze y'u Rwanda ndetse no hanze no ku isi hose, bakomeza kugenda bagaragaza, bakomeza kugenda berekana uburyo ibyo byose bigiye gukorwamo nka gahunda, ndetse bigiye kuba byabamo nk'intego ya buri munyarwanda wese uyu munsi tubona, ndetse uyu munsi tugakomeza kugenda tunabyegeranya kugira ngo turebe ko wenda ubusobanuro bwasa nk'aho noneho bugiye hejuru mu bijyanye no kuba basobanura, ndetse bakaba bashyira hamwe izo ntego zose n'ubundi nk'uko bakomeza kugenda bazigaragaza. Rero wowe twabonaga muri iki cyegeranyo, cyangwa se wowe twaba turi kumwe, wenda aho bigeze ubaye ufite igitekerezo, cyangwa se ubaye ufite icyo watubwira, washyira hasi muri komenti, mbese nkanagusaba no gukanda subscribe wowe utarayikanda, kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi cyane bya buri munsi bigiye bitandukanye. Rero reka nkubwire ko iyo ari wo musozo w'icyegeranyo kwa twabateguriye, gusa gukanda subscribe n'ubundi nk'ibisanzwe, ndaje mu kandi kanya dukomeze n'ibindi byinshi cyane twagiye tubategura hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye.